Yes, ndabasuhuje nitwa Ahmed ishobora byose cyangwa se Ahmed Rampart Software. Uyu munsi tukaba twasuye umustar hano mu Rwanda yitwa Placide Plazo. Placide uraho neza? Muraho neza. Komera. Mukomere cyane. Tumaze iminsi ki tutakubona imeze bite muri muzika yawe? Ibintu bihagaze neza gusa ariko ntihaburamo ihungabana bitewe na Covid nkuko bisanzwe. Plazo, duhe kapera ku ndirimbo yawe uherutse gusohora yitwa Umuzingo mureke mbasoneshe nko nk'amaci ngo umuzingo wanjye ni wowe jyana yanjye nzabakorera buri kimwe nzabatwikira yoyoyo wabyumvise. Yes, Placide Plazo, hari amakuru amaze iminsi akuvugwaho yuko ushobora kuba ufite umukunzi. Uwo mukunzi wawe ari hehe? Yes, umukunzi wanjye arahari, ngubu tuvugana akaba ari mu nce za Canada. Ari muri Canada, yizo ni Nyabinoni. Aba ni kure cyane. Byavugwaga yuko umukunzi wawe ari muri Nyabinoni. Oya, yahoze niho yavukiye arahakurira, ariko amerekezo y'ubuzima niho yamwerekeje.